Intego ya kabiri, waremewe kuba mu muryango w'Imana. Genda umuzabibu, mwe muri amashami. Yohana igice cya 15 umurongo wa 5. Kristo yatugize umubiri umwe, duteranijwe hamwe nk'ingingo. Abaroma igice cya 12 umurongo wa 5. Umunsi wa 15, waremewe kuba mu muryango w'Imana. Imana niyo yaremye ibintu byose kandi byose byaremewe icyubahiro cyayo. Yagambiriye kugira abana benshi basangiye ubwiza bwayo. Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 10a. Murebe urukundo Data wo mu ijuru adukunda rutuma twitwa abana bayo, kandi koko turibo. Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 1. Waremewe kuba mu muryango w'Imana. Imana ishaka kugira umuryango kandi yakuremeye kuba umwe mu bawugize. Iyo niyo ntego ya kabiri y'Imana ku buzima bwawe, intego Imana yari ifite utari wavuka. Bibiliya yose ibara inkuru y'uburyo Imana irimo kubaka umuryango uyikunda, uyihesha icyubahiro, amaherezo ukazimana nayo iteka ryose. Bibiliya iravuga ngo umugambi wayo kuva kera wari wo kutwinjiza mu muryango wayo, itwiyegereje muri Yesu Kristo, kandi ibyo birayinezeza. Kubera ko Imana ari urukundo, ikunda ubusabane. Kamere yayo ubwayo ni ukubana, kandi iyo yivuga ikoresha amagambo y'umuryango: Data, Umwana, Umwuka. Ubutatu ni ubusabane bw'Imana nayo ubwayo. Ni icyitegererezo cyiza cy'ubusabane butagira ikizinga, kandi twagombye kwigira ku byo butwigisha. Imana yahozeho iteka mu busabane bw'urukundo muri yo ubwayo, bityo ntabwo yigeze imenya irungu. Ntabwo yari ikeneye umuryango, ahubwo yarawushatse. Bityo ishyiraho umugambi wo kuturema, ikatwinjiza mu muryango wayo, kandi igasangira natwe ibyo ifite byose. Ibyo binezeza Imana cyane. Bibiliya iravuga ngo byabaye umunsi w'ibyishimo kuri yo igihe yaduhaga ubuzima bushya kubw'ukuri kw'ijambo ryayo, bityo duhinduka nk'abana ba mbere muri uwo muryango wayo mushya. Iyo twizeye Kristo, Imana ihinduka Data, tugahinduka abana bayo, abandi bizeye bagahinduka bene Data na bashiki bacu. Itorero rigahinduka umuryango wacu mu mwuka. Umuryango w'Imana ugizwe n'abizeye bo mu gihe cyashize, abubu n'ab'igihe kizaza. Buri muntu wese yaremwe n'Imana, ariko abantu bose si abana b'Imana. Uburyo bwo kwinjira mu muryango w'Imana ni bumwe gusa, ni ukuvuka ubwa kabiri. Uba uvutse mu muryango w'abantu iyo uvutse ubwa mbere, ariko uhinduka umwe mu muryango w'Imana iyo uvutse ubwa kabiri. Imana yaduhaye umugisha wo kubyarwa ubwa kabiri, bityo none turaba mu muryango w'Imana. Ubutumire bwo kwinjira mu muryango w'Imana bwahawe abantu bose, ariko hari ikintu kimwe gisabwa bose, ni ukwizera Yesu. Bibiliya iravuga ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Umuryango wawe mu mwuka urusha gukomera umuryango wawe ku mubiri, kuko wo uzahoraho iteka. Imiryango yacu hano ku isi ni impano ikomeye y'Imana, ariko ni iy'igihe gito kandi irangirika. Kenshi irasenyuka kubera ubutane, kuba kure y'abandi, gusaza, amaherezo abayigize bagapfa. Naho umuryango wacu wo mu mwuka, ubusabane bwacu n'abandi bizera, wo uzahoraho ibihe bidashira. Ni ubumwe bufite imbaraga, ni igihango kigumaho kuruta amasano y'amaraso. Igihe cyose Pawulo yagiye atekereza ku mugambi Imana yari idufitiye kuva iteka ryose, byamuteraga guturika agahimbaza Imana nk'aho agira ati: iyo ntekereje ubwenge n'ubwiza bw'umugambi wayo, ndapfukama ngasenga Data se w'umuryango munini w'Imana, ugizwe na bamwe muri bo bageze mu ijuru n'abandi bakiri hano ku isi. Ibyiza byo kuba mu muryango w'Imana. Umunsi wavutseho mu muryango w'Imana mu buryo bw'umwuka wahawe impano nziza zitangaje: izina ry'umuryango, gusa n'abandi usanze mu muryango, imigisha yose y'umuryango, ubusabane bw'uwo muryango n'umurage w'uwo muryango. Bibiliya iravuga ngo ubwo uri umwana uri n'umuragwa w'ibyo ifite byose. Isezerano rishya rivuga cyane ku bwiza bw'umurage wacu. Riratubwira ngo Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo. Nk'abana b'Imana duhabwa umurage ku butunzi bw'umuryango. Tukiri hano mu isi duhabwa ubutunzi bw'ubuntu bwayo, bwo kugira neza kwayo, ubutunzi bw'ubwiza bwayo, ubutunzi bw'ubwenge n'ubumenyi, ubutunzi bw'imbaraga, ubw'imbabazi. Ariko nitugera mu bugingo buhoraho tuzaragwa ibirenze ibyo. Pawulo yaravuze ngo nshaka ko mumenya ubutunzi n'ubwiza bw'umurage yageneye abantu bayo. Uwo murage ugizwe n'iki mu by'ukuri? Icya mbere, tuzabana n'Imana ubudatandukana. Icya kabiri, tuzahindurwa duse na Kristo. Icya gatatu, tuzakizwa kongera kubabara, urupfu n'ubumuga. Icya kane, tuzahembwa kandi dushyirwe mu yindi myanya yo gukorera Imana. Icya gatanu, tuzasangira na Kristo ubwiza bwe. Mbega umurage! Ufite ubutunzi burenze uko ubitekereza. Bibiliya iravuga ngo Imana yabikiye abana bayo umurage utagira akagero.
urakubikiwe mu ijuru, ni umurage utunganye kandi utanduye, umurage udashobora gucuya cyangwa kubora. Ibi ni ukuvuga ngo umurage wawe w'iteka ntugereranywa, nturiho ibizinga, uhoraho kandi urarinzwe. Ntawe ushobora kuwukunyaga, ntusenyuka iyo intambara zibaye, ntuhomba iyo ubukungu bwifashe nabi, cyangwa ngo wangirike iyo haje icyago icyo ari cyo cyose. Uyu murage w'iteka niwo wagombye gutumbira, akaba ari ukorera aho gukorera ikiruhuko cy'izabukuru. Pawulo yaravuze ngo ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu, kuko muzi yuko muzagororerwa nawe muhawe wa murage. Ikiruhuko cy'izabukuru ni intego itakugeza kure cyane. Wagombye kubaho utumbira ubuzima bw'iteka. Umubatizo, gushushanywa n'umuryango w'Imana. Imiryango imeze neza igira ishema ryayo, abayivukamo ntibagira isoni zo kwitwa abana bayo. Ikibabaje, nahuye n'abizera benshi batigeze bashaka kugaragaza mu ruhame ko ari abana b'umuryango wo mu mwuka, nk'uko Umwami Yesu yabitegetse ngo babatizwe. Kubatizwa ntabwo ari umuhango umuntu akora bishatse, umuhango ushobora gutinza cyangwa ukawihorera. Niwo werekana ko winjiye mu muryango w'abana b'Imana. Ni uburyo bwo kubwira isi yose ngo simfite isoni zo kuba uwo mu muryango w'Imana. Ese wowe wigeze ubatizwa? Yesu yategetse ko icyo gikorwa kigomba gukorerwa abo mu muryango we bose. Yasize adutegetse ngo mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Namaze igihe kirekire nibaza impamvu inshingano nkuru Yesu yasigiye abigishwa be iha agaciro kangana umubatizo n'umurimo ukomeye wo kuvuga ubutumwa no kwigisha abizeye. Kuki umubatizo wahawe ako gaciro? Nyuma nza gusobanukirwa ko ari uko ari ushushanya intego ya kabiri Imana ifite ku buzima bwawe, kwinjira mu busabane bw'umuryango uhoraho w'Imana. Umubatizo uvuga byinshi. Umubatizo wawe ni ubuhamya bwo kwizera kwawe, ugushushanya no gupfa no kuzuka kwa Kristo, ushushanya ko wapfuye ku buzima bwa kera kandi ugatangaza ubuzima bwawe bushya muri Kristo. Ni igihe kandi cyo kwishimira ko winjiye mu muryango w'Imana. Umubatizo wawe wo ku mubiri ni igishushanyo cy'ibyakubayeho mu mwuka. Ushushanya ibyo Imana yagukoreye ubwo yakwinjizaga mu muryango wayo. Bamwe muri twe ni Abayuda, abandi ni abanyamahanga, bamwe ni imbata, abandi ni ab'umudendezo, ariko twese twabatirijwe kuba umubiri umwe kandi twese twujujwe umwuka umwe. Umubatizo ntabwo ari uwo kugira umwana mu muryango w'Imana. Ibyo bizanwa no kwizera Kristo gusa. Umubatizo ugaragaza ko uri umwe mu muryango w'Imana. Nk'uko twambara impeta iyo twashyingiwe, umubatizo ni ikimenyetso kigaragara inyuma cy'isezerano ryo mu mutima. Ni igikorwa kikwinjiza mu muryango, ntabwo rero ari ikintu ushobora gutinza kugeza igihe uzabera mukuru mu by'umwuka. Icyo ugomba kuzuza Bibiliya isaba ni ukuba wizeye. Mu isezerano rishya abantu bamaraga kwizera bagahita babatizwa. Ku munsi wa Pentekote, abantu 3,000 bahise babatizwa uwo munsi bizeye Kristo. Ahandi umutegetsi umwe w'Umunyetiyopiya yabatirijwe aho yizereye. Na Pawulo na Sila babatije umuyobozi wa gereza y'i Filipi n'umuryango we mu gicuku. Mu isezerano rishya ntaho tubona abantu basubika umubatizo. Niba kugeza ubu utari wabatizwa ngo ugaragaze ko wizeye Kristo, ubikore vuba udatinze kuko Yesu yabitegetse. Umugisha uhebuje mu buzima. Bibiliya iravuga ngo Yesu n'abantu yejeje bari mu muryango umwe. Niyo mpamvu atagira isoni zo kubita barumuna be na bashiki be. Ureke iryo hame rikwinjire mu mutima rigere ku ndiba. Uri uwo mu muryango w'Imana kandi kubera ko Yesu akweza, Imana irakwishimira. Amagambo Yesu yavuze arasobanutse. Yesu arambura ukuboko agutunga abigishwa be ati dore mama na bene data. Umuntu wese ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Kwitwa uwo mu muryango w'Imana nicyo cyubahiro cy'isumbwe, niwo mugisha uhebuje ushobora kubona mu buzima. Nta kintu na kimwe wabigereranya. Igihe cyose uzumva udafite akamaro, udakunzwe, udafite umutuzo muri wowe, ujye wibuka umuryango ubarizwamo. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Naremewe kuba mu muryango w'Imana. Umurongo wo gufata mu mutwe. Umugambi wayo kuva kera wari uwo kutwinjiza mu muryango wayo itwiyegereje muri Yesu Kristo. Abefeso igice cya 1 umurongo wa 5a. Ikibazo cyo gutekerezaho. Nakora nte ngo ntangire gufata abandi bizera nk'abavandimwe bo mu muryango wanjye?